Okay. Aramutse neza. Hano kugira ngo mbigishe uburyo bakora analysis y'isoko. Tugiye gukora analysis ku buryo buri muntu wese arabona ukuntu analysis ikorwa. Cyane mwangane natinze gukora video kuko nari narabuze umwanya, hari ibintu byinshi nari ndimo. Hano uko mubibona ndi muri demo account, muri weekend isoko ntabwo ririmo kugenda, but it's fine, ntaribi. Mwangane n'iki kintu kiri gusakuza ni network. Then noneho ubundi hari uburyo bwinshi bwo kwanaliza isoko. Icya mbere ugomba kumenya ubwoko bw'isoko ugiye gutradinga ngo ni ubuhe. Mbere mbere tugira ubwoko bune bw'amasoko. Tugira iyo bita range market, tukagira uptrend market, tukagira downtrend market na choppy market. Noneho reka duhere ku bwoko bwa mbere bw'isoko. Ubwoko bwa mbere bw'isoko ni range market. Ikintu kiri range urumva ni ikintu gifite ahantu kidashobora kurenga cyangwa se kiri ahantu runaka muri area runaka. Urugero wenda nkoresha iyi mirongo, tuvuge hagati y'imirongo ibiri, ubwo igiciro kibaye kirimo hagati hano byaba ari range. Niba ari range rero bigenda gute? Tuvuge range market, reka mbere ku buryo biba bimeze. Range market I think something like this. Range market imeze nka gutya. Ushobora kwibaza psychology behind y'ibi bintu ngo ni iyihe ndimo gukora. Nashaka kubereka range market, tuvuge niba iki ari igiciro, isoko riva hano hasi, iyo uri gutradinga range market akenshi ukoresha support na resistance. Uyu murongo hasi uyu nguyu uba ari support, uyu hejuru ukaba ari resistance. Bivuze iki? Bivuze ngo igiciro kiri hano hasi winjiramo ukora buy kuko urabona ko isoko rigiye kuzamuka. Urinjira ugakora buy, then ukaza gufatira take profit hano. Kangoye nk'urugero hano wafatira take profit. Uyu murongo ngiye kugira yenda blue. Kubera ko impamvu take profit uyishyira hano nuko isoko nubwo rizamuka rikaharenga hari igihe idashobora no kuhagera. Ari ikintu ukora, TP yawe uyigiza hepfo gatoya ku buryo byanze bikunze isoko iyo rije riguhereza profit. Noneho stop loss yawe uyishyira hasi y'isoko kure ya area of value. Yenda reka mugire umurongo w'icyatsi. Bivuze ngo niba winjiyemo hano ugakora buy, take profit yawe ushyira hano. Noneho igisoko rigiye mu cyerekezo kitari cyawe, iyi stop loss niyo gutabara. Noneho then iyo ugeze kuri resistance hano ukora sell. Amara gukora sell, take profit yawe ukayifatira hano, ubwo stop loss yo ijya hejuru ngira ngo birumvikana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo uri gutradinga range market, iyo igiciro kigeze kuri support ukora buy, cyagera kuri resistance ugakora sell ngira ngo urabona ko gihita kimanuka. Cyagera kuri support ugakora buy, cyagera kuri resistance ugakora sell, cyagera kuri support ugakora buy ngira ngo urabibona. Ushaka kwibaza uti si ibi bintu yenda duhora tubyiga ariko mu isoko ntitubibona. Reka nze mbashakire muri chat ahantu ibyo bintu dushobora kubikura. Ibingibi nari maze gukora reka mbisibe ngira ngo ariko mubonye
akayide nabura kuri range market. Range market ni kuri iba imeze, bivuze ngo ibiri hagati ya boundaries ebyiri ya support na resistance. Waba uri kuri support ugakora buy, waba uri kuri resistance ugakora sell. Noneho reka tujye muri chart bisanzwe turebe nk'isoko yenda nk'ahantu ryaba ryarakoze range. Reka tujye muri daily time frame turebe ahantu haba harabaye range market. For example nk'ahantu, aha hantu reka nze mashyire akarongo, mashyire akarongo, nze mashyire n'akandi. Ibi nibyo nababwiraga. Urabona igiciro cyageze hano kirazamuka, kigeze kuri murongo kiramanuka, kigeze hano kirazamuka, kigeze hano kiramanuka, gutya gutya. Then noneho reka duhite tumanuka muri time frame y'amasaha ane kugira ngo turebe neza ibyo bintu ko byabaye koko. Tujye muri time frame y'amasaha ane, noneho tujye gushaka ahantu twaciye twa turongo twacu. Where is it? Ngira ngo mwabibonye. Ni hano rwose biragaragara neza. Ngira ngo urabona, niba ubibona neza. Hano uwinjiyemo kuri buy, ahangaha kize kano ga fresh, isoko ryarazamutse. Then bigeze hano hejuru kuri resistance ariho hano iramanuka. Then ukongera ukwinjiramo hano ugakora buy. Ngira ngo murabibona neza ko isoko ryahise rizamuka. Then noneho hano rigeze kuri resistance, ngira ngo urabona ko isoko ryahise rimanuka. Then noneho ukomeze mubicunge neza. Check it out, turebana hano isoko ryarahageze rirazamuka. Then ucunge hano. Urabona isoko ryaraje rikora breakout rirazamuka, rirakomeza rirazamuka. Rero iki kintu kiri hano, iki aka kantu mubona niko bita stop loss hunting, cyangwa se igakora force breakout. Rikaba ryashatse kuhamena igiciro yenda bashaka kugira ngo kizamuke ariko bikanga. Urabona ko abantu bose bafite udu stop loss hano. Tuvuga urugero nk'abantu bafite udu stop loss bose hano. Ahangaha uyu murongo urimo kugenda unyura gutya. Bose bahise bava mu isoko. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko iyo uri muri range market, winjira mu isoko ukabayinga, ugeze kuri support hano hasi, wagera hejuru ugakora sell. Urabona ko byanze automatically byarabaga. Usibye exception yabaye hano, hakaza kuba icyo bita force breakout. Then tugena hano. Check it. Urabona ko isoko ryakomeje rikamanuka. Noneho then tugena hano. Urabona ko isoko ryazamutse. Bivuze iki rero? Igihe winjiriye hano kuri iyi support, ahangaha ukora buy, take profit yawe ukayishyira hano. Amaca umurongo, TP yawe ikajya hano. Kuko rero byanze bikunze isoko ryarazaga rikayihitinga. Ngira ngo urabibona ko ryagiye riyihitinga. Ni ubwo buryo ushobora kwanaliza n'isoko riri range market ni uko kuyanaliza. Noneho stop loss yawe, tuvuge niba wakoze buy hano, stop loss yawe urabona ko wayishyira aha. Genda nyigire nk'umurongo usa nka gute, kange nk'umurongo w'umuhondo. Tuhashaka ahantu twari turi. Yes. Noneho sasa urabona hano hari umurongo w'umuhondo. Ushobora kwibaza impamvu ariho nshyize stop loss kubera iki. Kuko urabona uyishyize hano, aha hantu nkweretse igiciro kigeze kuhagera.
bivuze ngo utayihungije n'ubundi hari probability ndende yuko gishobora kongera kuhagera, niyo mpamvu uyihunza. Kandi ngira ngo niba mubibona neza, aha hantu dufite good risk to reward ratio nziza. Reba hano aka karongo ko kareshya ka stop loss, noneho urebe na TP yacu ukuntu iri buze kubireshya. Hano sorry, urebe TP yacu uburyo iri buze kubireshyamo. Ngira ngo urabibona neza ko stop loss yacu iraba iri mu negative amadolari 5, noneho TP yacu iraba iri muri positive amadolari 10. Ngira ngo mbako ibyo bintu ari sawa, ushyira muri risk amadolari 5 kugira ngo ubone take profit cyangwa se ubone profit y'amadolari 10, ibyo bintu ntacyo bitwaye. Rero nuko nguko trading range market. Noneho reka tuvuge se ahangaha twari turi kubara turi kuri support byagenda gute. Reka tuvuge in case noneho turi kuri resistance. Nk'uriya mu murongo twashyizemo stop loss, niba take profit. Noneho igihe turi hano kuri resistance, ikintu ukora winjira mu isoko ugakora sell, ukanda sell button, then hanyuma stop loss yawe ikajya hejuru hano, then noneho take profit yawe ukayishyira hasi hano, kamugire rya bara ry'icyatsi. Then ushaka kwibaza uti bivuze iki, ibi bintu uri gukora hano bisobanuye iki? Ikintu bisobanuye, niba urugero mfite price yanjye igeze hano kuri support, kuri resistance, ibi tubyita area of values. Support and resistance ni area of values. Niba igiciro kigeze hano kuri resistance, ikintu ukora sell, noneho take profit yawe imanuka hano hasi, noneho stop loss kajya hejuru. Tuzi ko take profit ari ahantu ufatira inyungu. Niba ukoze sell rero bivuze ngo wemeje ko igiciro kiri bumanuke. Ubwo rero ahantu uri bufatira inyungu ni ahantu hasi hashoboka isoko rishobora kugera. Bisobanuye iki rero? Bivuze ngo stop loss yacu ni iyi ngiyi. Bivuze ngo igihe si isoko noneho byanze rigakora breakout rigakomeza rikizamukira, stop loss yanjye igomba kuntabara, ndayishyira hehe? Noneho then take profit yacu ikaba ari iyi ngiyi. Noneho tukarebe se ushyize amadolari angahe muri risk kugira ngo ubone angahe. Iyo uje ukabibara neza, hano usanga ari amadolari 5.1 kugira ngo ubone TP cyangwa se inyungu y'amadolari 9.4. Numva nabyo nta kintu bitwaye. Ikintu nababwira nuko ni gutya batrading range market. Nubona isoko riri range, bivuze ngo riri hagati ya areas runaka cyangwa se imirongo runaka waca ku giti cyawe. Ikintu uko rero rigeze kuri support ukora buy, wagera kuri resistance ugakora sell. Urumva ni psychology behind, ni ibintu byoroshye cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere, isoko rya mbere bita range market. Nuko nguko bigenda. Umuntu uzageraho ikibazo azambaza, kandi mwibuke gukora subscribe bavandi, sibyo? Then noneho reka tujye ku bwoko bwa kabiri. Ibi byarangiye. Ubwoko bwa kabiri twabonye ikintu bita trending market, irimo up trend ikabamo na down trend. Tuvuga isoko niba atari range rigomba kuba riri up cyangwa se riri down trend. Rero bigenda gute? Iyo ugiye gutradinga nk'isoko, urabona nk'iri soko ryarazamukaga hano, iva hano hasi rizamuka, kugira ngo niba ubibona neza reka mbibereke. Urabona ko isoko ryazamukaga. Ubu rero ku isoko ryaravaga hano rikazamuka hano hejuru, ntabwo hari trading nk'iri range, ahubwo it's trading icyo bita uptrend market. Hari uburyo bwinshi bwo kwanaliza uptrend market. Ubundi uptrend market
ese uyanaliza gute, uyimenya gute? Ubundi kugira ngo umenye ubwoko bw'isoko muvandimwe, reka mbibiri ibanga, ukoresha indicator bita moving average ya 200, ifite periode ya 200. bivuze iki? Uraza hano muri moving average indicator, periode ya 200, yenda reka tugire umurongo wa bre. Hano muri periode dushyiramo 200 kandi ikaba ari exponential, ni EMA yo bita exponential moving average niyo ushyiramo, then ugakanda OK. Ubu nonaha iyo ucunze moving average ya 200, hano igiciro kiri nonaha, isoko urabona ko iri kureba hasi. Iyo icuramye ireba hasi kandi igiciro kiri hasi yayo, isoko riba riri down trend. Ngira ngo urabibona ko isoko hano ryaramanukaga. Twabyumvikanye? Niba moving average iri hejuru y'igiciro kandi irimo kureba hasi, iyo ngiyo ari down trend, nta bindi byo kurenzaho. Noneho kugira ngo ubibone neza, ubona hano ni down trend kuko urabona yarebaga hasi kandi igiciro kiri hasi. Noneho reba hano yaje igatambika, bivuze ngo iyi ngiyi ibiri range. Iyo moving average isa nkaho yabaye umurongo, isoko riba riri range, kuko urabona ntabwo iri soko ryazamukaga n'iryamanukaga, urabona ko ryagumaga ahantu hamwe. Yatwagiye noneho hano urabona n'iyi ngiyi down trend, iyi ngiyi ni range kuko urabona ko moving average ntabwo yari icuramye, yari isa nkaho igororotse. Then noneho reba up trend, igihe moving average noneho iri kureba hejuru, ngira ngo murabibona, iri kureba hejuru, bivuze ko iryo soko riri up trend. None ushaka kwibaza se up trend ni iki, down trend ni iki? Ubundi up trend ni isoko riba ririmo gukora ikintu bita high highs cyangwa se higher lows. Uti gute? Highs ubundi ni hano. None iyo bavuze high highs, nguye nk'urugero, iyi ngiyi ni higher, iyi ngiyi ni high ya mbere, urabona hano ni hejuru, riba rimeze nka escalier nyine rigenda rizamuka rizamuka rizamuka. Urabona na hano ukuntu rimeze, urabona na hano, urabona na hano. Yes, bivuze ngo ryagiye rikora icyo bita high highs, bivuze ngo ryarazamukaga ni nka escalier, kuko urabona kuva hano ugera hano ni harehare, kuva hano ugera aha ni harehare, kuva hano ugera ni harehare. Bisobanuye iki rero? None rigaforminga n'icyo bita higher lows. Higher lows rero ni izi ngizi zo hasi hano, izi higher lows ni izi, urabona ko isoko ryagendaga rizamuka. Noneho urabona ntabwo ibanga, moving average iyo iri kureba hejuru iba ari up trend, noneho iyo iri kureba hasi isoko riba riri down trend. Noneho iyo imeze nk'umurongo utambitse, isoko riba riri range market. Wavuga ko tumaze kukabona. Noneho sasa ushaka kwibaza se up trend uyitradinga gute? Up trend ikintu ukora, ibanga rya mbere uhita ucamo ikintu bita trend line. Trend line uraza nk'uko twabonye guca resistance bisanzwe, ubuze udupuwe twinshi ngira ngo twarabyize muri video zabanje. Urazana hano ugahuza udupuwe twinshi ariko udakoresheje umurongo ugororotse, ahubwo ukoresheje umurongo uberamye. Ucunge neza. Urabona umuntu winjiye hano agakora buy yariye amafaranga, umuntu winjiriye agakorera buy hano yariye amafaranga, uwinjiriye buy hano yariye amafaranga. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo iyo uri gutradinga up trend market, iyo igiciro cyiza kigakora kuri trend line yawe, uhita winjira mu isoko, ukinjira isoko sasa rikazamuka, ukaritegereza ryagaruka ryakongera gukora kuri trend line yawe, ukinjira mu isoko, ugategereza ryagaruka ryakora kuri trend line yawe ukagera mu isoko.
ariyo mpamvu umuntu ushaka kubwira ati njye nshobora gufata amadolari 5 nkayaturedinga kugeza abaye amadolari 500, ntubyumve, ariko ni ibintu bishoboka cyane, kubera ko uwo muntu w'ikintu akora trading iye agendeye kuri area of value. ngira ngo urabizi ko trading uyikoze nta patience ugira ntabwo wayishobora, niyo mpamvu abantu benshi bananira. Bivuze ngo patience rero ikora hehe? Niba reka tuvuge tuzi ko niba isoko ari uptrend, tuba tuzi neza kugira ngo uri trading ari uko utegereza igiciro kikaza kigakora kuri trend line yawe. Iyo kitaragera kuri trend line ukinjiramo ugakora buy, ubwo uba winjiye mu isoko kare, gutegereza byakunaniye. Ubwo igihe rizaba riri kuza rije gukora ritetse kuri iyi trend line, ubu uzaba urimo guhomba. Ahubwo icyiza tegereza isoko ryawe rize kuri trend line yawe, winjiremo ukore buy. Numara gukora buy, stop loss yawe ihita ijya no mu dupips duke cyane. Ngira ngo urabibona. Stop loss yawe ubwo wayishyira hano, ukinjiramo hano ugakora buy, then isoko rikazamuka. Ugategereza. C'est la patience. Waba ufite patience, rikaza wabona rigeze hano, ukagira gute? Ukongera ukinjira ugakora buy, ukazamuka. Kuko ngira ngo urabibona neza, umuntu winjiriye neza kuri area of value, kuri demand and supply zones, uwo muntu byanze bikunze yinjiramo afite low risk yo guhomba. Kuko urabona ko iyo rihageze rirazamuka. Except iyo habaye ikintu bita breakout. Ngira ngo murabibona ko yohereje trend line yawe. None ushaka kuvuga uti nta telefone mfite, nta mashini mfite, ndakoresha telefone, atenda guca trend line biri kunanira. Ushobora no gukoresha ikintu bita moving average. Moving average nayo yagufasha. Mbere na mbere wabanza ugashyiramo moving average ifite periode ya 20. Uyu murongo nawo ndawurekeramo kugira ngo uze kubona ko ziplaying role imwe, ko zikora akazi kamwe. Dushyira moving average ya 20. Noneho nyigire red. Kandi iyo moving average igomba kuba exponential. Then noneho dusubire ahantu hari bya biciro byacu twikoreye. Urabona iyi trend line yishyizemo, ariko ntabwo respecting ibiciro nkuko hano twabibonye. Kuko urabona yagiye respecting uduciro dutoya. Ikintu uhita ukora rero, uhita ushyiramo na moving average ya 50. Ukaza add 50 moving average, nayo iba ari exponential. Then ugahita ukavuga uti let me check out uko byagenze. Hano bajya no guhindura n'amabara. Ngenda reka nyigire ngira umukara. None izi moving average 3 ufite nizo zikwereka uburyo ugiye gutradinga sasa. Urabona iya 20 yaje igera mu isoko, ariko ikagenda ifata utumuvu duke, ya move iri weak. Noneho moving average 50, urabona nayo yigiye hasi, ariko ntabwo iri respectinga neza. Ariko ucunge neza moving average ya 200, uyicunge neza, yarimo gukora nka trend line yacu. Ariko urabona uburyo bwiza ko, kubera ko moving average ziza zisa nkaho zo ziri cragging inyuma y'isoko. Ariko urabona iyo ufashe trend line yawe ukayicamo, ugahuza agapuwe ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane, nta kintu ushobora kumisinga, winjirira mu isoko ku gihe. Iyo ngiyo yari uptrend. Ndimo ndabicamo mu ncamake. Hari igihe buri soko tuzaba turyinjiramo kwaryo, niba ari range market, niba ari uptrend market, niba ari downtrend market, niba ari choppy market, buri byose turisobanura ukwaryo. Noneho ndumva ibi nabisobanura tukareba downtrend. Moving average zo turazirekeramo nta nicyo bitwaye. None rero turi hano isoko ryari riri down,
cyangwa nazo reka tuzikuremo ntacyo bitwaye, tuzisubizemo nituzikenera. Ubundi kugira indicator nyinshi muri chat yawe ntabwo aribyo bituma wanariza isoko, no, shyiramo indicator uzi icyo ugiye kuyimaza. Noneho nk'ubu urabona nk'iri soko ushobora kuri kuvuga uti se iri soko rimeze ritera. Ikintu ukora kugira ngo uve mu rujijo, dufata moving average ya 200 uyishyiremo, then umara kuyishyiramo urabona ko ise gukomfamingira ko iri soko ari down trend automatically. Noneho kibaza uti se iyi down trend market yanjye ndashyira hehe yenda trend line? Ushobora kubonamo hano guca trend line bikugoye kubera ko igiciro kigenda gihindagurika. Reka nkwereke akabanga. Trend line mu isoko iyo iciye ahantu, iyo uyizanye ahandi hantu nabwo irakora. Ushaka kubaza uti ibyo bintu mvuze ni ibiki? Ibintu mvuze ni ibihe rero? Ni ibi. Reka tuvuge ngo poe twahuza ni izi ngizi ebyiri, you know. Buri gihe trend line yanjye reka nze nyimuvinge nyimanure hano hasi urebe. Wow, ibintu nabibonye kuba nyikuye hariya hejuru muje poe ebyiri, iyi ni iyo hejuru gusa, ariko urabona n'ahandi nyijyanye urabona ko yakoze. Igiciro cyarageraga kigasubira hasi, cyageraho kigasubira hasi. Yenda ari igihe utabyumva, reka nyizamure kugira ngo ngereyo. Urabona ko ari izi poe ebyiri twihurije gusa. We trend line yawe yifata uyice kuri poe ebyiri ubona zihura, nushaka urangiza uyijyana aho ushaka hose, iyo ihageze irakora. None reka nze yenda nyimure nyizane hano then urebe. You see, urabona ko hano yakoze akazi, hano ikora akazi, igeze na hano ikora akazi. Noneho then tuzane trend line yacu twongere tuyimanukane kugira ngo urabibona. Iyi trend line niyo wayijyana mu 2,000 cyangwa mu 1,990 ya function nk'uko iyi ngiyi iri gufunction, you know. Noneho urabona nka hano, urabona byanze bikunze isoko ryageze hano. Iyi ni USD CHF, ryageraga kuri iyi trend line rigahita rimanuka. Reka mbibereke neza. Urabona ko hose ryahageraga rikamanuka kuri iyi trend line. Nibwo tugiye gutradinga iki? Down trend. Bivuze ngo muri up trend, muvandimwe uri gutradinga up trend, looking for buy. Ikintu ucungana nacyo ni uko isoko riza rigakora kuri trend line yawe ugakora buy. Iyo uri muri down trend, ikintu ukora looking for sell. Isoko niba ari down trend ukaribuyinga, ushobora kuza guhura n'ibibazo. Icyo ukora wowe tegereza, gira patience, isoko rize rikore kuri trend line yawe hejuru, ukore sell niba uri muri down trend. Kuko isoko niba riri kumanuka wowe ukaribuyinga, ukoze ikintu bita trading ama pullback, kandi pullback ari igihe zitaba. Ahubwo icyiza ni uko wagendana n'uko isoko riri kugenda. Niba riri kumanuka, turabizi ko isoko riri kumanuka dushaka aho duseringira, ukazabitegereza rikaza rigakora kuri trend line nawe ugaseringa. Urabona ko amafaranga uyabona bitakugoye. Bategereza rigakora kuri trend line yawe ugaseringa. Nk'ubu nka hano urabona ryakoze kuri trend line ritangira kumanuka. Ubu ngubu kuva iyi kandi yarafunze gutya, umuntu uzaza agaseringa USD CHF automatically azabona amafaranga. Nicyo ngicyo nababwira rwose. Noneho tumaje kubona iyo uri muri range market, abavandimwe iri muri range market, iyo uri kuri support urabuyinga, waba uri kuri resistance ugaseringa. Iyo uri muri up trend market, wamaze gukonfaminga ko isoko ari up trend,
ikintu ukora wowe ushaka ahantu winjirira ukabayinga, aho hantu ni hehe? Ni kuri trend line yawe, igiciro cyaza cyakoraho ukinjira mu isoko ugakora buy, then yari down trend looking for sale, igiciro kikaza cyakubita kuri trend line yawe ugaselinga. Urumva ni amategeko ari easy, ariko barakubwira ngo gukora trading bisaba patience, bigasaba discipline, bigasaba na consistency. Ibyo bintu iyo ubyubahirije trading irakunda. Abantu benshi bahize strategy pe, si ukubeshya, ariko kubera babuze ibyo bintu trading yarabananiye, akumva ngo buri munsi ashaka gukorera amafaranga runaka. No, iryo ni ikosa. Nose ubwo ngubwo ntushobora kwinjira mu mapera yose ukinjiramo ugasanga nta nimwe iri kuri area of value. Nose ubwo wakora iki? Iyo ushatse kubyirukaho cyane isoko rirakurangiza. Ahubwo icyo ukora, ntabwo ari itegeko ko tradinga buri munsi. Niba utazi yenda uburyo wa tradinga breakout cyangwa se yenda uburyo wa tradinga pullback, witegereza igiciro kigere kuri area of value yawe winjire mu isoko. Ibyo rero nutabishobora, isoko ntabwo muzashobokana. Irindi soko ni choppy market. Choppy market ni isoko ridakunda kuba traded cyane, ntabwo abantu bakunda kuri trading kubera ko ntabwo riba risobanutse, ni ibintu bari akajagari bitari clear, utamenya ngo bimeze gute. Nk'ubu katurebe nk'urugero, nk'ubu nk'iri soko, my friend, kuri trading byakugora kuko ntiwamenya aho winjira, ntiwamenya aho usohokera. Ntabwo mbabeshya kandi kugira ngo trading iri soko byakugora. Noneho bivuze iki? Hano niba ugeze kuri trend line, ikintu ukora, ufite sell opportunity hano ufite sell opportunity, hano ufite sell opportunity. Nukuri mumbabarire naratinze gukora video kubera ko iminsi ishize nari ndi overloaded, sinzi ko nabyita, nta mwanya nari mfite, ariko mwanya muragenda uboneka. Nanabiseguraho gukora video rwose bavandi, ntabwo ari ibintu byanjye, sibyo, ni ibintu nyine mba ndaho ndi kwideburiya. Gusa hari abavandimwe bamwe na bamwe bambwiye ko bazanyereka uburyo video zikorwa, uburyo bazeditinga. Ariko icya mbere njye mba numva ni uko mbaha isomo yenda rikumvikana. Mukore subscribe bavandimwe, mugerageze mukore share, twige trading. Aka kavideo kari kubaciramo muri make ubwoko bw'amasoko, ariko buri rimwe ryose tuzajya turyigaho, turebe se niba turi muri range market, gukora buy ugakora sell igihe habaye breakout bigenda bite? Ese ni ryari u expecting a breakout? Ese muri uptrend ni ryari isoko rishobora kureka kuba uptrend rikaba down trend cyangwa rikaba range? Kuko nta soko rihora riri range, nta soko rihora riri uptrend, nta n'isoko rihora riri down trend. Ahubwo icyiza kiraho ni ukumenya igihe uptrend iri burangirire, ukamenya igihe down trend iri burangirire, cyangwa se igihe range market iri burangirire. Aho ngaho harimo ibintu by'ama consolidation, ukamenya niba yenda ubonye ikintu bita rising triangle, ya nama chart pattern ndi kukubwira, ukamenya ko ugomba kwitegura breakout, ibintu nk'ibyo. Nama chart pattern tuzagenda tuyiga gake gake bitewe nuko tugenda tubona umwanya, ariko nzagerageza. Ntabwo biba byoroshye, namwe murabizi by'ubuzima, ariko ndifuza ko abanyarwanda twamenya ikintu bita trading tugakorera amafaranga. Then murakoze cyane. Iyi video reka ibe ngufi, duciyemo gatoya kugira ngo ubutaha nituzenda tuvuga ngo tugiye kwiga range market, noneho turebe uburyo range market ushobora kwitegura breakout cyangwa n'iki, muzabe mufiteho idea y'ukuntu ibintu biba bimeze. Ubwo inama nabagira, niba uri kubona range market, nugera kuri support uzabayinge, nugera kuri resistance uselling. Niba uri muri uptrend market, camo trend line yawe, igiciro ni cyiza kikayikoraho ukore buy.
then noneho niba uri muri down trend cyangwa trend line yawe igiciro nikiza kigakoraho ukore seri, nubona isoko uri kuribona ukabona ntirisobanutse, ukabona si range nkuko nayiberetse, ukabona si down trend, ukabona si na up trend, iyi bari choppy market ujye uyihungira kure, ntiwamenya igihe winjira, ntiwamenya n'igihe uri buvire mu isoko. Then murakoze mukore subscribe turebe ko urugendo twarukomezanya. Merci cyane, ihangane yenda navuze buhoro kubera umunaniro uba urimo, umuntu aba ananiwe, ariko tuzakomeza tugerageze. Murakoze cyane.